turabasuje nanone tubahaye ikaze hano kuri kamera zacu za Synek TV, muri studio ya Synek TV. Uri kuri kamera ni Clementina. Nongeye kubakira, mbahaye ikaze, ndabishimiye, muri abantu b'igiciro cyinshi, mwarabinyeretse kandi no kuri ndabakunda. Reka dukomeze tubane. Nyuma y'iminsi myinshi narimaze mugiye mu tuntu dutandukanye, ntago nabibagiwe. Hari topic nabateguriye nkeka yuko ishobora kubagirira umumaro, ishobora kugirira benshi umumaro, niyo ngira ngo uyu munsi mbasangize. Ntago ari ndende cyane, ariko ndakeka ifite abo izafasha kandi izagirira umumaro. Ni karibu rero. Uyu munsi topic yacu iri kuvuga ibintu bitandatu ugomba kumenya no kwitaho mu gihe ugeze muri iki gihugu cya Amerika. Ni ukuvuga ngo hari byinshi umuntu yavuga bwakwira bugacya, ariko twahisemo bitandatu twabonye ko bishobora kuba ingenzi ku muntu ukihagera agitangira ubuzima, kugira ngo abashe kubona icyerekezo, bibashe kumworohera. Ubwo rero niba utari wakora subscribe, utari wakora like, utari wanasharinga ibiganiro byacu ku bandi, uyu ni umwanya mwiza wo kubikora, kugira ngo ibiganiro byacu byose tuzatunyuza hano kuri uru rubuga bijye bikugeraho kandi ku gihe. Ubwo rero reka tuze mu kanya tubagezeho ese ibyo bintu ni ibihe bitandatu umuntu wese ukigera muri iki gihugu cya Amerika yaragombye gukurikiza ndetse akabyitaho. Nk'uko twe twavuze rero mu kanya gashize, tugiye kubaganiriza ku bintu bitandatu umuntu ukigera muri Amerika yakagombye gukurikiza kugira ngo ubuzima bubashe kumworohera, abashe kubona icyerekezo n'itangiriro. Byagaragaye ko abantu benshi bagiye kwimukira muri Amerika cyangwa se bagiye kuza kuhatura, usanga kenshi batazi neza uburyo bazabaho, uburyo bazatangira ubuzima. Reka mvuge gutangira ubuzima, usanga mu by'ukuri akenshi batazi uburyo bazatangira ubuzima. Usanga umuntu aribaza se bizagenda bite, nzatangirira he, nzabigenzane. Ubwo rero niyo mpamvu twateguye ibi bintu kugira ngo tubibamenyeshe, kugira ngo nuza ukagera hano mu by'ukuri utahuzagurika, kuko hariho ababanza guhuzagurika ukabona n'ukuri mu by'ukuri bitanejeje. Ubwo rero muri make ibi bitandatu nitumara kubibabwira, nitubona n'ibindi bikenewe, hari umuntu bikeneye cyangwa se no muri comment kwa kundi mujya mumbaza, dushaka kuzabitegura nabyo ibyo bindi kuko biba ari byinshi, dushaka kuzabitegura nabyo tukabibagezaho mu kiganiro cy'ubutaha, nabwo nta kibazo. Ni ukuri murabe igiciro kandi turabubaha, ibyo muzajya mudusaba tuzatugerageza uko dushoboye tubibagezeho. Icya mbere rero ukigera muri Amerika, ikintu cya mbere ugomba kubanza guheraho ni ugushaka social security card. Nk'uko twabivuze mu kiganiro cy'ubushize, social security card ni agakarita kariho umubare. Uyu mubare rero ni ingenzi cyane nk'uko nari nabivuze ubushize, kuko niwo ukuranga mu gihe cyawe cyose ubaye uri hano muri iki gihugu cya Amerika. Ni ukuvuga ngo uramutse ugiye gusaba serivisi ahantu cyangwa se kwaka akazi, akenshi ahantu hose uciye uyu mubare uri kuri iyi karita ni ingenzi kuko barawukubaza. Ni ukuvuga rero ngo ikintu cya mbere cyihutirwa ni ugushaka iyo social security card. Ni ukuvuga ngo ubutaha tuzakora ikiganiro turimo kubereka uburyo yapurikwa cyangwa se uburyo isabwa, mbese
step by step, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda, step by step, uburyo umuntu ayisaba, uburyo umuntu ayapurika, kuko akenshi hari igihe ugera hano ukaba uri wenyine, nta muntu uzi, nta muntu ushobora kubasha kugufasha. Waba ufite amahirwe, ufite interinete, ni ukuvuga ngo ibintu byose urabishakisha, ugashaka ayo ma office ahari, ukajyayo, ubashije kujya kuri office ukagenda ukabikorerayo, cyangwa se ukanajya online, nabwo biba bihari, nabwo ukabyapurika. Ubwo rero ikiganiro cy'ubutaha uko Imana izadushoboza, tuzabategurira uko tubereka uburyo yapurikwa step by step. Ikindi kintu cya kabiri rero, ariko ntarenga kano kantu, ni ukuvuga ngo ubaye warasabye green card cyangwa se warakoze application ya green card utaraza hano muri Amerika, ni ukuvuga ngo hariho aho bakubaza niba ushaka kuyisabira rimwe na social security. Ni ukuvuga ngo baguha ayo mahitamo, niba ushaka kuyisabira hamwe na social security. Iyo wemeje rero ukavuga ko ari ushaka kuyisabira hamwe na social security, ni ukuvuga ngo iyo ugeze hano muri kino gihugu cya Amerika, mu by'ukuri ukajya kuri adresse yawe ugomba kujyaho watanze, ntago usubira inyuma ngo ujye kwapurika iyi social security. Wowe icyo ukora, uricara mu rugo ugategereza, mu gihe gitoya cyane social security bikugezeho, ndetse na green card. Ariko social security y'ubwayo ifata mu minsi 10, mu minsi 10 yonyine ibikugezeho. Green card yo imera nkaho itinzeho gatoya, hari igihe ifata ukwezi cyangwa se kunarengaho gatoya, iyo nta kibazo kijemo mu by'ukuri. Social security rero uri kubyumva yuko yo ntabwo itinda, ni iminsi 10 yonyine ibikugezeho. Ubwo rero ubaye uri nko muri Afrika uri gukora application ya green card, pay attention, witegereze neza kugira ngo bizakorohere, urebe aho babaza niba ushaka kuyapurikira rimwe na social security, wemeze, noneho nugera hano bizakorohere utiriwe ujya gusaba nanone social security yo ubwayo. Icya kabiri rero, iyo umaze kubona social security, ushaka ID. ID rero navuga ko ari nk'irangamuntu. Irangamuntu ni ukuvuga ngo aho bayishakira ni ku biro cyangwa se kuri ofisi zitanga perime zitwara ibinyabiziga. Ni ukuvuga ngo niho batangira ayo ma ID, kuko niyo ID uyibonye igihe kikazagera ugakorera perime, n'ubundi ya ID niyo ujyana. Hano niko bimeze, niyo ujyana n'ubundi bakongeraho yuko ya ID niyo ujyana bakongeraho yuko ari na perime. Ni ukuvuga ngo uba ufite agakarita kamwe ariko gakubiyemo ibintu bibiri. Ubwo muri make haba harimo ID akaba ari na perime at the same time. Ubwo rero ushatse wayita ID cyangwa se ukayita driver's license, byose birashoboka. Ayo mazina yombi abantu bajya babasha kuyakoresha. Iyi ID rero cyangwa se iyi driver's license, ariko reka nyita ID kuko byaba aribwo ukihagera nyine, aribwo utari watangira gutwara. Mu by'ukuri ibikiri ID, ishakirwa ku biro nk'uko navuze, cyangwa se kuri ofisi zitanga perime zitwara ibinyabiziga. Abenshi mu amastate ni menshi, agira amazina atandukanye, ariko reka mvuge amwe mu yo nabashije kumenya state zimwe na zimwe zikoresha. Ndimo ndakeka yuko uramutse ugiye nko mu yindi state ukumvamo ikabiri harimo uburyo bayita atari ko wayumvishe nyivuga hano, nukuri ntibizagucange kuko state ziratandukanye. Uva muri imwe wajya mu yindi ugasanga rimwe na rimwe amazina y'ibintu aratandukanye. Ubwo rero nukuri ntibizaguca intege. Ubwo nukuvuga ngo nuko nguko aho ngaho uzaba uri bazaba bayita. Ariko reka ngewe mvuge amwe muri amwe mu mazina amwe nzi yuko bita izo office. Hari abazita DMV. DMV ubwo nukuvuga
division cyangwa se department of motor vehicle, cyangwa se abandi bakayita BMV. BMV ni ukuvuga Bureau of Motor Vehicle, bitewe na leta urimo cyangwa se na state urimo nk'uko nabivuze. Ubwo rero aho ngaho kuri ayo maofisi niho batanga ID. Ubwo icyo nicyo kintu cya kabiri uba ugomba gukora, gushaka ID. Ni ukuvuga ufite social security, ufite ID. Umaze rero gukora ibyo bintu uko ari bibiri, umaze kubibona bimaze kugera mu ntoki, icya gatatu umaze kubona ibyo byombi ni ukujya gushaka akazi. Gushaka akazi. Mu by'ukuri abantu benshi iyo bakigera hano muri iki gihugu bakora akenshi akazi katajyanye n'ibyifuzo byabo, ariko ntibiguce intege, ni ukuri pe. Akenshi bakora akazi katajyanye n'ibyifuzo byabo. Impamvu zituma rimwe na rimwe abantu bakora akazi katajyanye n'ibyifuzo byabo ni iki? Niho ukigera hano, mu by'ukuri wenda ubonye umuntu uzi, cyangwa se umuntu aragucumbikiye, cyangwa se umenye yuko hari kampani runaka iri ahantu runaka ariko ikoramo umuntu muziranye. Mu by'ukuri iyo ugize amahirwe ukabasha kubona umuntu uri gukora aho hantu, ukabona uko haba hameze kose, ntago ndi buvuge ngo bakora ibi kuko ahangaha bakora ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo aho ngaho niho uhera, kabone niyo haba hatajyanye n'ibyifuzo byawe pe, kuko ikintu uba ukeneye muri ako kanya, uba ukeneye akazi. Kandi kugira ngo ubone uburyo ukora ako kazi ni ukuba wagezeyo. Ni ukuvuga rero ngo ushobora gukora aho utifuza bitewe n'uko uri kugusayidira kugerayo, uri kuguha lift cyangwa se uri kugutwara ariho ari kubasha gukora, we ari hari gukora, bigatuma nawe wisanga aho hantu ariho uri gukora. Hariho n'igihe ufata akazi ahantu runaka ku kampani runaka bitewe n'uko wabonye linye ya bisi igenda igaca aho hantu, kubera yuko bizakorohera kubera uburyo bwa bisi, ukisanga uri gukora aho hantu bitewe n'uko ariho ubasha kugera. Cyangwa se rimwe na rimwe hari abajya bagira amahirwe ugasanga umuntu atuye hafi y'ikampani runaka, yasaba y'akazi yagira amahirwe akabona bakakamuha, akagafata bitewe n'uko ari hafi ye, abasha ndetse no kugenda n'amaguru, akaba yagera ku kazi akanataha n'amaguru, nabyo birashoboka. Ubwo rero icyo ngicyo cyari icya gatatu, nacyo ubwo nyine muri byandi twavuze umuntu aheraho, icyo ni icya gatatu twari tugezeho. Icya kane rero, iyo umaze kubona akazi, umaze guhembwa nka gatatu cyangwa se kane, ikindi ukurikizaho ni ugushaka aho kuba. Ishobora kuba ari aparitoma, ishobora kuba ari inzu, bitewe n'ubushobozi bwawe, byose birashoboka. Ni ukuvuga ngo abantu benshi iyo bakigera hano usanga bacumbikiwe. Hari igihe uba ucumbikiwe n'umuvandimwe, hari igihe uba ucumbikiwe n'inshuti, hari igihe ukodesha hoteli bitewe. Ahangaha nabonye hari hoteli za makeya abantu bakodesha bakabamo, ukajya ngo ni mu rugo, akaba afitemo amasafuriya, amasahane, yinjira uko ashaka agasohoka uko ashaka ateka, nazo zirahari. Hari igihe nawe aho ngaho ariho waba urimo kuba. Mu gihe rero wabonye akazi, umaze guhembwa rimwe, kabiri, gatatu, kane, umaze kubona icyo twita pay stubs, zerekana uburyo uhembwa, amafaranga winjiza, nizo ubasha kwifashisha ukajya kuri za biro cyangwa se kuri za office z'abashinzwe amazu, bashobora kuba ari abashinzwe aparitoma runaka, ukajya n'izo pay stub, ukagenda ugafata application, ukaplika, ukazerekana, ukerekana amafaranga urimo kwinjiza, bakaguha inzu. Ariko ibyo ngibyo nyine ntago bikuraho yuko ushobora no kuza usanga umuvandimwe
akakubwira ati mbo ntago ugomba kujya kwibana, cyangwa se uje usanga umubyeyi arakubwira ati nta mpamvu yo kugira ngo ujye gukodesha, nta mpamvu yo kugira ngo ujye kwibana, tugomba gukomeza kubana. Abangaba ndi kubwira ni urugero, kwa kundi ubuje nta hantu ufite ho kuba ariko ukaba ucumbikiwe n'umuntu runaka mu gihe runaka, mu gihe kingana n'iminsi cyangwa se n'amezi, ariko ndakeka ari amezi kuko iminsi yo ntabwo byashoboka bitewe n'uko umuntu aba akiri kwiyubaka. Kandi ndashimira ni ukuri abantu bajya bakira abandi bakabaha amacumbi bakabihanganira kugeza ubuzima bufashe umurongo, umuntu akabasha kubona aho ajya kuba we ku giti cye. Ni ukuri mwubahwe kandi ni ukuri Imana ijye ibahera umugisha, kuko nasanze nta kintu cyiza kibaho nko kubona umuntu kwakira hano, kuko iyo akwakiriye muri no kubana no mu nzu, kuko aba hamaze n'iminsi, biranagufasha kuko hari information nyinshi agenda aguha kwa kundi mwicaye muri kuganira, urumva hari ibintu byinshi umwigiraho cyangwa se akanakugira n'inama. Ni ukuri rero abo bantu bajya bakora ibyo bintu, ni ukuri ndabashimiye kandi ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha cyane. Icya gatanu, iyo umaze gushaka aho kuba ushobora gutangira kwitegura gukorera perimi. Iyi ni point y'ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo uri gukora ka kazi, ni ukuri katajyanye n'ibyifuzo byawe, bitewe n'uko nta bundi bushobozi, nta yandi mahitamo wari ufite. Hakora uwo muziranye, hagera bisi, ni hafi yo mu rugo se, kubera ko ubasha kugenda n'amaguru, ariko igihe kirageze noneho cyo kugira ngo ukorere perime. Gukorera perime rero, uratangira ukiga imodoka. Mu by'ukuri kwiga imodoka hano, iyo urengeje imyaka 18 ntabwo bigusaba kujya ku ishuri. Abantu bari hasi y'imyaka 18 nibo nabonye bisaba kujya ku ishuri, bakagenda bakiga. Hari n'abasohoka batari babimenya neza, n'abavandimwe bakaba bahera aho ngaho cyose n'inshuti bakomerezaho. Ariko iyo uri hasi y'imyaka 18 akenshi bagusaba kujya mu ishuri ryigisha gutwara. Ariko iyo urengeje imyaka 18, ni ukuvuga ngo mbashije kuba nabigufashamo, nagufasha nkakwigisha, cyangwa se uwundi muvandimwe cyangwa se inshuti iyo ari yose yagufasha ukiga nta kibazo. Ikiganiro cy'uburyo bakorera perime nacyo dufite gahunda yuko tuzagitegura, tukabereka uburyo abantu babigenza, uburyo se batwara, akenshi ibyo bagucishamo, ibyo bakubaza, ibintu nk'ibyo. Ibyo ngibyo nabyo uko iminsi izajya igenda ishira tuzajya tugenda tubagezaho. Ndakeka iyo topic nayo tuzayigeraho nayo tukayibabwiraho. Ubwo rero iyo umajije kwiga ariko reka manze nshimire abantu bafasha abandi iyo bakigera muri iki gihugu bakabigisha gutwara. Ni ukuri ahangaha igihe kiba ari gitoya cyane gishoboka. Iyo ugize amahirwe ukabona umuntu kwitangira akabishyira ku mutima, akavuga ati nzabigufashamo, nzajya nkwigisha, kuko akenshi wagufashije kwiga hari igihe akwigisha. Akenshi abenshi barabigisha mpaka bakageza igihe bajya no gukorera perime, kuko akenshi imodoka wigiyeho akenshi ni nayo ijyana gukora ikizami. Abo bantu ndabashimiye, ni ukuri uwo mutima muzawuhorane. Ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha, kandi ni ukuri pe ijye ibampera umugisha uko bwije n'uko bukeye, kuko impamvu mbarimo kuvuga gutya, mbarimo no gushima, nanjye mbarimo gushimira abamfashije bari hano kuri kamera muri izi. Biba bigoye, hariho n'igihe uza mu by'ukuri wari usanzwe utwara muri Afurika cyangwa se wenda mu kindi gihugu wari urimo ariko kitari Amerika. Urumva nyine ubuje hano, wagera hano bikagucanga. Ahantu bicangira ahangaha hari imodoka nyinshi, sinzi ukuntu nabisobanura, imodoka nyinshi pe, byonyine no kuzireba zigenda mu muhanda uracanganyukirwa, biragucanga ukibaza
ese aha hantu nzatwara muri izi modoka nzacamo nzatwara nzabishobora, ugasanga kenshi biteye ubwoba. Ni ukuri ba bantu bafata bagenzi babo bakavuga ati hoya wigira ubwoba, dore tubigenza gutya, dore tubigenza gutya, ni ukuri salute, Imana igikomeza ibaha umugisha. Ubwo rero icya gatandatu iyo umajije ari nacyo cya nyuma, iyo umajije kwiga rero imodoka, umajije gukorera perime, urayibonye uyifite mu ntoki, ubwo rero utangira kujya gushaka akamodoka ko kujya kakugeza ku kazi. Impamvu nk'isi akamodoka ni iyihe? Akenshi iyo ukigera hano imodoka zirahenda cyane, noneho biba ngombwa yuko ushaka imodoka yakoze, imodoka y'amafaranga makeya akaba ariyo uheraho. Impamvu abantu benshi ari uko nguko babigenza ni iyihe? Impamvu abantu benshi ari uko babigenza ni uko kujya gufata ideni ry'imodoka nshya haba hari ibintu byinshi bakeneye kureba. Icya mbere cy'ingenzi bakunda kureba, reka mvuge wenda nka bibiri, ni ukuvuga ngo ese ni amafaranga angahe uri butange kugira ngo uyikopwe. By the way, akenshi hano abantu barikopesha, bitavuze ko hatari abagura cash, barahari bajya bagura cash, ariko abenshi ndi kuvuga kuri babandi baje gutangira ubuzima, abenshi barikopesha. Twese twatangiye twikopesha, no kugeza no kuri uyu munsi ushobora gusanga hari abakikopesha, kandi hano ntago ari ikimwaro, ntago ari iki, kuko iki gihugu turimo ni icy'amadeni. Hari igihe usanga umuntu ibintu byose atunze ari amadeni, niko n'abanyagihugu ba hano babayeho, nta soni biteye, niko bimeze. Ubwo rero ibyo bindi tuzabivugaho nyuma, reka nkomeze kuri iki cy'imodoka. Ugomba kwikopesha imodoka yakoze, second hand. Ni ukuvuga ngo impamvu wikopesha imodoka yakoze kandi ya makeya, ni ukubera yuko aba bantu bacuruza imodoka zakoze kandi za makeya akenshi usanga nta bintu byinshi barimo kubaza. Usanga akenshi barimo kukubaza se ukorera amafaranga angahe, aho uba wishyura rent yawe wishyura angahe. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu bikeya, bigatuma rero ubasha kuba wabona imodoka byihuse. Kubera yuko imodoka nshyashya, impamvu ndi kubwira abantu ko bagira inama ko bazajya bahera ku tumodoka twa makeya twakoze, impamvu mvuga ko ari za makeya nuko ziba zarakoze, of course ntabwo ziba zigura nk'inshyashya. Ni ukubera yuko iyo ugiye kwikopesha imodoka nshyashya bagira ibintu byinshi bakubaza. Urugero, niba bagiye kuguha ideni ry'ibihumbi 20, niho ukigera hano uhamaze amezi 4, 5 se, hari ikintu bakunda kureba. Ushobora kuba ufite amafaranga yo gushyira down, ariko hari ikintu bakunda kureba, ni ikintu bita credit score. Credit score rero sinzi uburyo nayisobanura, akenshi reka ndebe ko nayisobanura muri ubu buryo. Ni icyizere kingana iki ugirirwa wenda se n'abacuruzi, reka mvuge, kuko n'abatanga amazu akenshi hari igihe bayireba. Icyizere cyawe kingana giti? Icyo cyizere rero, iyo credit score abantu hano barayibuildinga. Ntago waba ukigera hano uhamaze amezi 3, 4, 5, ntago waba uyibuildinze, ntago byashoboka. Hariho n'abahamara n'imyaka byarabananiye, ugasanga umuntu ntago iri kwemera pe. Wajya nk'ahantu runaka, wajya nko kwikopesha nk'ikintu, batereka turebe credit score yawe, bakavuga bati ntago iri ku gipimo twebwe dushaka, ni nkeya. Ni ukuvuga rero ngo ukigera hano muri ayo mezi ntago uyifite. Mu by'ukuri ahantu baba bagufitiye icyizere ni hakeya. Niyo mpamvu abantu bacuruza imodoka zakoze akenshi iyo bafite aderese yawe, bafite social security number yawe, barayiguha. Sinzi wenda niba ari uko ziba zarakoze, wenda bakaba bumva wenda hagize n'ikibazo, simbizi, ntabwo mbizi niba ariko bimeze. Ariko mu by'ukuri muri umuntu ukihagera, ukimara kubona perime, aba akwiriye guhera ku modoka kandi yakoze
ya makeya yo kugira ngo abashe kubanza kumenyera no kubanza kumenyera no gutwara muri iyi mihanda no kunyurana n'ayo mamodoka, kubisikana n'ayo mamodoka nabyo ni ubuhanga. Biba bisaba kuba utafata imodoka nshyashya kuko iba iri kuri risk, anytime wagongwa se nabyo birashoboka, ari igihe utwara neza ubundi umuntu akagusagarira. Urumva ubwo rero biba bisaba ngo ufate ya modoka ya makeya ku buryo iramutse ihuye n'ikibazo, mu by'ukuri si ukuvuga ko nta kibazo waba uhuye nacyo, ariko sinkeka ko cyaba ari kinini cyane nk'uko wakigira ufite imodoka y'ibihumbi 30 by'amadolari, 25,000 by'amadolari, ariho ukiyifata ukiri mushyashya nta gihe uramara. Mu by'ukuri numva bitaba ari byiza, njye nuko nabitekerezaga. Kuri iki ngiki cy'imodoka rero hariho n'igihe bitewe umuntu anayifata atari yanakorera na perimi, akayigura pe bitewe n'ubushobozi we yifitiye akayifata, kuko akenshi nagiye mbona abantu bemera kwigisha abandi. Umuntu ashobora kwemera kukwigisha akakubwira ati ariko nubwo rwose nemeye kukwigisha ntabwo nzakoresha imodoka yanjye. Impamvu abadashaka gukoresha imodoka ye mwese murabyumva, ntabwo abashaka imodoka ye wenda ihura n'ibibazo wenda ngo mugonge. Urumva ni umuntu ugitangira gutwara, cyangwa se wenda watwaye ariko utari wamenyera imihanda ya hano. Urumva hano tuba dutwara no mu highway, excuse me, akenshi waca abatanahari, haba hari ibintu byinshi, ama exit, haba hari za freeway, haba hari ibintu byinshi, biba ari uruvange ku buryo hari igihe umuntu atekereza kuguha imodoka ye ngo yishyire mu muhanda, akavuga ati hoya ngiye kukwigisha rwose nzakwigisha nta kibazo, ariko ugomba kwishakira imodoka. Ubwo rero hariho igihe usanga umuntu aguze imodoka atari yabona na perime kugira ngo ayigireho. Njye nagiye mbibona ahantu henshi. Mu by'ukuri rero ikiganiro cyacu twari twabateguriye ni iki ngiki, ndimo ndakeka hari abantu kiri bugirire umumaro, ariko mu by'ukuri ntabwo bivuze yuko uku nguku tubitondetse tubivuze, ariko mugomba kubikurikiza cyane cyane guhera ku cya 4 kugeza ku cya 6. Urumva hariho igihe umuntu biterwa n'uburyo umuntu ashaka cyangwa se n'uburyo yifite. Umuntu ashaka kuvuga ati ngenda ashaka kugura imodoka atari yabona n'ahantu, atari yakodesha inzu bitewe n'uko wenda hari ari ku bavandimwe azahamara igihe kirekire, cyangwa se wenda atazanahava. Ibyo ngibyo nabyo byose birashoboka. Ubwo rero muri makeya ni ukuri ni ibyo ngibyo nabateguriye, ndakeka bari bugirire akamaro benshi. Mwakoze kubana natwe, kandi ukuri tubahishiye byinshi. Mujye mutwihanganya mu gihe twakerereweho gatoya, tuba tubatekereza, muba muri ku mutima. Ni ukuri nimukomeze mubane n'Imana kugeza ubutaha tuzongere tubonane. Thanks.